teta amafaranga urangije ngo ndagushaka we umusaza arimo umuserere nindi wanshaka iki baguserere sha ningiye gukubita wikina umusaza aboneka aho ngaho ngenda kubera ipawusa none reba cyane gutesha umutwe wikinire rwose nakubera ipawusa umusaza n'umuserere numva kuri neza bamuze bayikina yewe tujya tatugura abaka ubwo se urumva ibintu ukoze hari wowe n'inzoga y'ubwoba ndakugarurira hari humura n'agagiye ku gushyira isigareta wagira ngo wikine nubwo wamukikubitiraho arongera agaruke abaga bidavuye no kumugura bamusubiza se kandi darashanje n'umwana yasenye ikibugo cyo hagati dusubiremo ndagasa kiraza kuyatanga rigashya icyuma kiratanga inote y'icumi ibibazo by'adarakiriye bine kigiye kuyitanga no guceceka aho kandi ni inote uri no y'icumi gusheta ariko amagambo yakunaniye uri gusheta nta n'ikintu ari kuvuga waceceka ugatuza ahubwo yamutesha umutwe twatuma umuntu aba umusazi akareka kazaki ayakirutse urebe yakirutse ndaje ndi kureba aho niho cyagutereye kugira icyuma kiguha ibihumbi bine umugabo mu Rwanda cyamuriye kwanda umutsaranje aravuga ati rero ntabwo ibintu byemera aragitera bararwana njya ahita agikubita hasi ati ibintu simbyemera njyewe ibyo bari bangiye igiyemo ahangaha uvuze intambara ihabaye iri musize muri ka kazi ko rugura bagurira amatungo ari bamufungiye amashati bayaciye avuga ati reka 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 ikindi y'ibyinshi tiko bidakunda ikibazo cyiwe yakinaga amafaranga menshi ubundi rero abantu kiro kiragwa mu gihumbi no muri Nigeria yafataga ibihumbi 10 abimariramo byose hanze akabikuba kiragwa mu gihumbi kigwa no muri Nigeria byose ko cyarangiye buri wongera gushyiramo ijana niho kiza ku shyiramo ijana urebe ko kitagwa mu gihumbi itagwa bibiri niza gushyiramo yanjye ni kuri buze kubona